Imana irihagije, Imana irakomeye, Imana irakiza, igikura mu rupfu. Ndahamya neza ko jewe Betty kuba nkigenda ndiho nuko Imana ikora ibiruta cyane ibyo twibwira. Kubwanjye sinaba ndiho. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Reka tubifurize ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Arabohora TV. Uyu ni umwanya mwiza Imana iduhe ngo tunezererwemo. Turi kumwe mu kiganiro na mama Betty. Amakuru mama Betty? Ni meza. Meze neza? Yego meze neza. Reka twifurize ikaze rero abantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mama Betty, abantu benshi barakubona mu ivugabutumwa ritandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga. Ese mama Betty ubundi ni muntu ki? Ibwira abantu badukurikiranye mu kiganiro. Murakoze cyane. Mama Betty ni umumama Yesu yagiriye neza, ampagakiza nari ngakeneye. Nakijijwe umunsi nkizwa, numvaga ntari urota ngera mu rusengero. Numvise muri nge natekereje ukuntu abantu bazarimbuka cyangwa bazashya. Ndebe ukuntu byonyine ushobora kuba ucanye utetse umuriro ukagukoraho ukumvura urababwe. Ndavuga nti kweri umuntu utaramenye Imana, utarakijijwe azashya kweri, umuriro uzamutwika. Ni gute umuriro uzamutwika? Ese niba umuriro uzamutwika, njyewe ni gute nahunguye umuriro utazima? Ngenda nirukanka ari ku cyumweru, numva atari urota ngera mu nzu y'Imana. Ngeze mu nzu y'Imana numva ndaruhutse, numva sinkihiye, numva sinkirimbutse. Nuko nageze mu nzu y'Imana. Rero mama Betty ni umumama wakiriye Yesu, kandi kuba muri Yesu numva binezeza cyane. Ese hari ahantu waba waruri se hatumaga hagutera imbaraga zo kumva ushaka kujya mu nzu y'Imana? Ko byanga bikunda hari aho tujya tuvuga ati uyu muntu yari yarasayishije. Se na mama Betty mu bukobwa bwe, mu bwana bwe, hari utuntu. Okay, murakoze. Ntabwo nari narasayishije cyane ko nakijijwe ndi muto. Ndumva nakijijwe ndi muri primaire. Umwana rero wo muri primaire uri iwabo, ibyaha ntago biba byari byagwira cyane, ariko nanone ntago nari umutagatifu, kuko umwana ushobora kuba ageze nko muri 5e primaire 6e aba amaze gutandukanya ikibi n'ikiza. Rero ngewe na amateka yari yibyambayeho, numvaga mfite umutima ubabaye, nkumva nshaka ahantu nabonera umunezero. Nkavuga ntubu birashoboka yuko nabaho nezerewe, numva afite ibyiringiro ko nzabona ubugingo buhoraho. Amateka nyine mwese murayazi, amateka y'ibyabaye mu Rwanda ya jenoside. Urumva jenoside yabaye ndi umwana muto, mu by'ukuri ntabwo nari nzi n'ibyo ari byo. Kumva ngo aba naba barica urumva ntago nari nzi ibyo ari byo. Ariko maze gukura, jenoside irangiye, urumva nari nabonye byinshi, mbona abantu bicwa, mbona abo bagirira nabi, abo batema, ibintu nk'ibyo. Kubera ko nari nabibonye rero, urumva nari mfite umutima ukomeretse. Ikindi natekerezaga cyane nk'ikintu nibazaga ariko kubera iki umuntu yishe undi kweri? Ese buriya Imana yari iri hehe? Ese bura ntago yabibonaga? Ese kuki itabikumiriye? Kubera iki? Urumva nari nkiri muri ibyo bintu nibyo nibazaga, kubera iki ubundi Imana yatumye buriya ibishaka? Yari bwemere ko abantu bicwa kuriya? Yari bwemere ko mu by'ukuri nge numvaga ntabyumva neza. Noneho bigatuma ntekereza, rero nibwo nari ngikura ntekereza ntari ko buriya abantu bishe kweri, buriya ni babi, buriya bubi babukuye he? Ese buriya mbese numvaga ari ibyo bintu nibaza, nari ndi mu rujijo pe.
ariko nkumva nifuje noneho kugera mu nzu y'Imana kuko nari mfite musaza wanjye ukijijwe akajya rimwe na rimwe atujyana mu rusengero, ariko nyine iwacu bari abakatolike, akajya atujyana, we yari umukristo, akadutumira nyine, ubwo niba ari ukudutumira twari abana yaratujyanaga. Ariko noneho nka kumwe abana bakora amakosa abana bakiri bato, akaba nk'igihe ukora ikosa uri umwana bakakubaza kubera iki ibingibi wabikoze, kubera ko mu rusengero wumvise bavuga ngo ni satani ushuka abantu. Rimwe ndavuga ni satani rega yanshutse, ni satani numvise mu barokore yanshutse, niyo yatumye nkora amakosa. Bishatse kuvuga ngo ikintu cyatumye ukunda kuba mu nzu y'Imana n'ubundi nuko hari ibyo wabonaga ukaburira amakuru. Iyi nabiburiraga igisubizo, nkavuga ni buriya mu nzu y'Imana sinamenya igisubizo. Ese buriya muri ubwo buzima bwose, muri ibyo bihe bigoye, ibyabaye bibi cyane kurusha ibindi, mbese ibyakugoye kurusha ibindi ni nk'ibihe? Byose se ko byangoye, byose byarangoye kuko yari amateka ababaje. Uzi nko kubona uri kumwe n'abantu bawe abavandimwe ukabona barabishe, wowe usigaye aho ngaho utazi n'inzira, utazi n'ikiri bukurokore. Jewe mbona byose byari bibabaje, ariko cyane nk'akantu kankozeho, hari musaza wanjye twari kumwe ahantu twari twahungiye mu kiliziya, noneho musaza wanjye baramurasa. Bamurashe rero nawe ntiyarazi ibyo ari byo, aza avuga ngo sinza akanyishe, aza avirirana, ngiye kubona mbona yikubise hasi arapfa. Numva binkozeho, numva ndababaye, ndibaza ni kweri Semakabanya sinzongera kumubona, niko yitwaga. Noneho ubwo nza gukomeza nanjye niruka, urumva nyine mu ntambara biba ari ibintu bikomeye, barasa hariya habimeze gutya. Noneho ndirukanga ndi guhunga, numva nari nkiraho ku kiliziya, numva nkandagiye mu nda y'umuntu, urumva n'umuntu bari barashe barasa mu nda. Noneho n'umugabo, noneho umugore we n'abavandimwe basigara bicaye aho barimo barenzaho ibitusi. Noneho ngewe ndirukanka, rumva abana, busazi bw'abana, numva nkandagiye mu nda, nayo we n'Imana we nisize ikintu nkandagiye. None bari banyishe bati se wowe ukandagiye mu nda kuko, ndavuga se none nago nari mbizi. Ariko icyo kintu cyanteye ubwoba, kumva umuntu bamurashe ugakandagira mu nda. Icyo kintu cyarantushije, ndavuga nti aho narindi ubwenge bwanjye ndibaza kweri ubu birashoboka ko umuntu azongera kubona isi, azongera kubona abantu bagenda ari amahoro, nta ntambara, nta bicwa, nta marira, ugenda utazi niba iyo ujya uzahagera. Ariko Yesu wagize neza n'ukuri, ariko aho nizemo ko Imana yigufiteho umugambi, n'ukuri nta mfuna nkeya itagusimbutsa. Nge ndahamya yuko kuba ndiho, kuba ngenda n'ubuntu bw'Imana gusa, ntabwo ari ngewe, kuko nge nago nakwibaza n'ikintu Imana yansigarije, kuko abantu bari bakuru bazi no kwiruka, bazi no guhunga, bo barapfuye. Ariko nge mbona ndagiye, mbona ngeze mu buhungiro i Burundi. Yes. Ugeze mu buhungiro i Burundi, ndumva naho harimo navuga yuko ari ubuhamya bw'i Burundi, urongera ugaruka mu Rwanda, urumva ko byari ibintu bigoye nk'uko umaze kubivuga. Hanyuma twihuseho gatoya, ugarutse mu Rwanda, wagarukanye izamba mutima zo mu nzu y'Imana, cyangwa bitewe na situation n'ubuzima wari umaze kunyuramo n'ibyo wari umaze kubona, wahisuza cyangwa wahaciyemo agahe? Ego haciyemo agahe, kuko icyo gihe byari kondisiyo zigoye, n'isengero zimwe bamwe bataranafungura, utabona n'ahantu usengera. Ikindi nari muto cyane muri icyo gihe, ku buryo numvaga nabyo ntabyumva neza, nkumva naba umukatolike nk'uko nari iwacu bari bo, ubundi nkumva naba n'umusiramu kuko numvaga ari bo bahakana Imana, bahakana Yesu, kandi nabonaga ibintu Imana yakoze, mu by'ukuri nabonaga Imana ariyo yabikoze. Ariko naje kugira umugisha nyine wo kumva ubutumwa bwiza uko bari kwigisha, binyuze no mu mugambi w'Imana. Numva muri nge hajemo inzara n'inyota byo kujya mu rusengero, nuko naje kugera mu rusengero. Ugeze mu rusengero uri urubyiruko? Yego, ndi muto. Wari ufite nk'imyaka ingahe? Umwana se wari ubwo nari nko mu wa 4 primaire.
mu wa kane primaire ari mu myaka hafi 9 gutyo. Hanyuma ubu uraje mu nzu y'Imana ugumyemo mu gihe cyawe cyo kuba urubyiruko uri umukobwa hari nk'utuntu wagiye uhura natwo. nta muntu udahura natwo. Okay, nta muntu udahura natwo. Ngaho duha ishusho hanyuma usanishe n'urubyiruko rw'abakobwa bo muri iyi minsi. Haho ngaho uraza no kutubwira ese ni gute noneho bo bakwitwara bakazageza byibuze nko mu kigero ugezemo. Murakoze cyane. Urumva nyuma yo gukizwa narize nyine primaire ndayirangiza, ariko nyiga natangiye gusenga, kwiga gusenga nkiri mutoya mu gusenga, ariko nta sengesho riba ritoya igihe umuntu abifitemo ubushake. Naje kujya gusenga rero Imana gusa ngiye numvaga ninjira mu bintu by'Imana ngakizwa. Urumva nakijijwe nk'agahinda gakomeye, kwibaza ibintu abantu bakoreye abandi muri jenoside, numva ntabyumva. Sinanavuga hari n'igihe bingora kuvuga ngo subwo Betty wakijijwe iki, nago njya mbisobanukirwa. Gusa Yesu yangiriye ubuntu icyo gihe, amara umubabaro ampagakiza. Numva ndakijijwe, numva umubabaro urashize. Umupasiteri yarigishije mu rusengero, ari kwigisha nkajya mbitekerezaho nkavuga nti kandi ubu koko mbabariye abantu bakoze jenoside banyiciye abantu najya mu ijuru. Ngumya mbitekerezaho, none aza kwigisha aravuga ngo icyo gihe na Pasiteri Bodowe yari ari muri iryo teraniro abamuzi hano mu Gakinjiro. Noneho aza kwigisha aravuga ati ariko rero ati mwebwe ni mubabarire kubera ko umuntu wakugiriye nabi washobora kugutanga mu ijuru, wowe ukimutekerezaho ukibaza ngo yangiriye nabi, mubabarire kuko ni Satani wamukoresheje kugira ngo uzabone ubugingo. Ndahaguruka ndasenga, numva ntangiye gusaba Imana umutima wo kubabarira, kandi nukuri shima Imana kuko uwo mutima Imana yawunkizemo numva imbabazi Yesu yampaye yangiriye nanjye nasigirira abandi. Ngira ngo ni nabyo Imana yagiye ingerageresha cyangwa se Satani, nkaca mu bintu bisaba nyine kubabarira. Nyuma rero urwo rugendo ndi umukobwa narakijijwe, numva nkijijwe neza, ariko nkuko muzi ibigeragezo bigerageza abakobwa ntago byaburaga kungeraho nanjye. Sirito wenda nko mu gihe cyo kugeza nko mu gihe cyo kurambagizwa, utangiye gukura uri segonderi, nta ubura n'abandi kuturetre ngaba barabigaga igipadiri muri semineri bari bahari. Ariko ngiye kuko narashyize umurongo imbere wo gukizwa neza no kwakira Imana mu mutima, ntabwo nigeze mvanga cyangwa ngo mbigenze ukundi kuntu, ahubwo jewe nakiriye izindi mbaraga ngenda mu murongo mwiza. Ntago nigeze nca mba wa mukobwa ugira utuntu n'utundi, ubeshya, utendeka, ugira abahungu benshi. Oya, ibyo rwose n'umutima wanjye urabimpamiriza. Urababwira iki? Ndababwira rero ko ikintu nabwira abakobwa bameze gutyo nibakizwe neza, bareke kubeshya, kuko Imana niyo yonyine izabateza intambwe ikabashyigikira. Ariko iyo umuntu ari mu byaha ugasanga n'umukobwa arakora ibyaha, arabeshya, ibyo rwose nta kintu bimaze. Ndababwira ko bakizwa, nibakizwe, begere Yesu, bamwiringire, bamuyoboza inzira, kandi Yesu atuyobora neza, ntabwo ajya ayobye. Nyuma yaho mu bukobwa kubwo kwitwara neza kwawe uburashyingiwe, ubaye umubyeyi. Yewe na muri nyuma yaho ni byinshi nanyuzemo, ni byinshi. Urumva narize segonderi mu Rwanda ndayirangiza, kaminuza njya kuyiga i Bugande abahazi namwe murabizi intambara zaho. Hari ukuntu byari bikomeye, abantu bakora ibyaha babigotomera, bese barakwakira amafaranga tu. Kuko ngewe mu bintu byangerageje ni ukubona umuntu akubwira ati ndaguha imodoka, ndaguha amafaranga, ariko ubigenze gutya, ukabitekerezaho. Kandi abakobwa benshi ikintu kirabagora, kibaza aya mafaranga nyareke. Nuko jewe icyo nakoze rero nagumye mu murongo wanjye ndemera pe, inzara inyishira muri kaminuza, nkirira uwo mugati na Rolex. Ku bantu twabanye Makerere muri Wonderland hariyo ndarabazabyumva twabanyemo, harimo ba dada bari muri Amerika. Nukuri ntabwo nari mbayeho neza, ariko ntabwo nigeze niyanduza kubera amafaranga cyangwa ibyisi, kuko ikintu gikurura abakobwa cyane ni ibyisi. Ibyisi rero byiducumuza, twaje mu isi ntacyo tuzanye.
bakobwa cyangwa abamama byibacumuza, mwaje mu isi ntacyo muzanye, muzanayivamo ntacyo muzanye. Ndumva aricyo navuga, ni birebire wenda nazababwira ubutaha nabiteguye neza kubera igihe. nyuma yaho ububaye umwarimu baguhereza inshingano za gipasitori. Murakoze. Inshingano zo bazimpereje, urumva i Bugande ho nize na teoloji rero iyo uyize ukarangiza ishuri rya gipasiteri birumvikana ko nyine uba uri mu murongo wa gipasiteri. Hari aho bashakaga kunsengera, bashaka kungira poso, aho bashaka, mbese byari birebire, ariko jewe nari umupantekoti wo muri ADPR kandi n'ubu ndacyariwe. Iyo uzi rero iyo ujya iyo uva umenya n'iyo ujya, nkunda kubivuga. Inshingano rero yo kuyobora umurimo w'Imana cyangwa itorero nayihawe ndi umukobwa. Nari umukobwa. Wari umukobwa? Nari umukobwa. Hanyuma se mwarimu Betty, yego, uhita winjira mu itangazamakuru? Arabohora TV, Arabohora byaje bite? Duhayeho gatoya, wenda tuzabigarukaho hanyuma, ariko abantu byibuze bagende bazi ese Arabohora byaje bite? Murakoze cyane. Nagize numvise muri ngira inzozi zo kubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo bwagutse. Najyaga mfungura YouTube channel nkajya mbona ukuntu abantu birwa bavuga ubusa, abavuga iby'imibanire, abavuga iby'ibitsina, abavuga ibiki, nge nkabona baravuga ubusa kweri, ibiteye isoni, ibintu biri aho ngaho. Ndangije ndavuga nti ubu ko hari ibihugu bitarageramo ubutumwa bwiza, ubu ko hari abantu batarakizwa kandi bataragira amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, ubu muri ibi bihe insengero zari zinafunze kuko natangiye ni muri iyi lockdown, ndavuga nti ubu nta kuntu umuntu yavuga ubutumwa abantu bakaguma kumva ubutumwa bwiza nubwo insengero zifunze abantu bari mu mazu. Nge rero mu muhamagaro wanjye nkunda kubwiriza ubutumwa bwiza. Natekereje ku bintu bikorerwa ku ma YouTube, numva twakwagura ivuga butumwa mu buryo bwagutse, abantu bakazumva ubutumwa no mu myaka iri imbere, cyangwa muri bino bihugu by'abantu batemererwa gusenga, turabye tubyumva nko mu Buhinde ukuntu bica abantu. Ndavuga ni reka umuntu afungure iyi channel yitwa Arabohora, ni Yesu Arabohora. Yesu Arabohora rero ni ukugira ngo umuntu uboshywe n'ibyaha, uboshywe n'agahinda nk'uko kari kamboshye, uremerewe n'ubupfubyi cyangwa n'ubupfakazi, yumve ko hari uwamuruhura, hari umuntu wamubohora akagenda abohotse. Ubugewe numva nezerewe cyane kuko ndi muri Yesu, numva nta rubanza mfite. Icyifuzo cyawe? Icyifuzo cyanjye rero ku bantu bakurikira ama YouTube channel harimo n'iyingiyi yitwa Arabohora, nuko bazumva ubu butumwa bukabahindura, bukababohora nyine, kandi bagahindura imitekerereze. Kuko urumva hari imyitwarire urubyiruko rufite, hari imyitwarire abagabo n'abagore bagira idahwitse. Nibumva buno butumwa bazahinduke, ndabinginze muri Kristo Yesu, bazabwumve kandi bahinduke, kandi nibishoboka bashyigikire n'irivuga butumwa kugira ngo ryaguke. Mwarimu nk'uko wakomeje kuvuga isi iragore, ifite ibibazo byinshi, hanyuma mu ijambo ry'Imana risengeremo kugira ngo abantu badukurikiranye byibuze baze gutahira ko ngako. Reka dusome dusengere mu ijambo riri mu Befeso ibice 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga ze ziri zidukoreramo. Hari imbaraga z'Imana ziri mu bantu b'Imana, ziri muri twe zidukoreramo. Ibasha gukora rero ibiruta cyane ibyo urimo wibwira, ibyo urimo utekereza, ibyo urimo upanga ni bito cyane kuby'Imana igambiriye kugukorera. Iby'Imana igambiriye gukorera ni binini. Haleluya. Reka kwifunga, reka gusaba bitoya, saba bigari. Imana irafite byose, Imana irihagije, Imana irakomeye, Imana irakiza, igikura mu rupfu. Ndahamya neza ko jewe Betty kuba nkigenda ndiho nuko Imana ikora ibiruta cyane ibyo twibwira. Kubwanjye sinaba ndiho. Ndumva twasenga, dusengere muri iryo jambo, mbabwira ngo hariho ibyiringiro ko Imana izakomeza kubagirira neza.
Reka dusenge. Mwami Mana yacu, urera urakiranuka, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibiba ari byo biba. Dusengeye imitima y'ubwoko bwawe, hari abashenjaguwe n'amateka, hari abashenjaguwe n'ubuhamya bw'ibyababayeho, hari abaremerewe cyane n'isi. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubabohore, ubakize, ubagirire neza, kandi binjire neza mu mugambi w'Imana, kuko icyo waturemeye ni ukugira ngo tuguhimbaze, ni ukugira ngo tugukorere, ni ukugira ngo tubwire abantu ko hari imbaraga z'Imana ziruhura. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.